buri wese arya umutsima utera imbaraga azabashe gukomera ku munsi mubi. Erega Mana ku mugaragu wawe yavuze wamutwara intwaro zose z'Imana. Mwami Mana natwe ugiye gutwara intwaro zawe zose Mana. Bakozi bawe barahagurutse ntabwo ari bo Mana, ahubwo Yesu ubugire muri bo nk'uko Mana wabugiraga muri Mose. Amose akarangurira ubwoko bwawe. Natwe Mana ni ukuri ntabwo ari bo, ahubwo ubugire muri bo. Natwe twumvira ijambo ryawe kandi Umwuka Wera Mwami haleluya arushaho kuzenguruka iri teraniro, abagabo, abagore, abasore n'inkumi. Mana yacu Mwuka Wera azenguruke kandi Umwuka Wera arushaho kwigisha Mana. Urakoze rero cyake n'imyuka mibi imbaraga z'abadayimoni Mwami Yesu Kristo babandi babuza abantu kumvira Mwana batera imisatsi turababwira izina rya Yesu. Ahubwo Mana duhamagaye imbaraga zo mu ijuru, marayika Mikayeli agotira iteraniro. Ntawe ari twe Mana, aba ari wowe mutwe. Icyubahiro kiri cyawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya. Reka tubumbure Bibiliya zacu dusome amagambo y'Imana. Turareba mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 33. Turasoma duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 20, tudasimbuka dufate wa 30 dusoze amagambo ahari. Babwire nandi dusoma. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umurimo w'umurinzi wo kuburira abantu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane nawe ubwoko bwawe, wabwire uti ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye aba ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye aba ari we azabazwa. Ariko yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije ntabuze impanda, rubanda ntiriburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura, uwo muri bo azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli. Nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanjye, ubanyihanangirize. Nimbwira umunyabyaha nti, wa munyabyaha we, gupfa ko uzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye. Uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwire umuryango wa Isirayeli uti, uku niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi. None se twabasha dute kubaho? Ubabwire uti, umwami w'Uwiteka aravuga ati, ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwa b'inzu ya Isiraheli mwe? Nuko rero mwana w'umuntu, ubwire ubwoko bwawe uti, gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye,
naho ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukira akava mu byaha bye, nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumura. nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho, akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi mu byo gukiranuka kwe, nta na kimwe kizibukwa, ahubwo azapfa azize ibibi bye yakoze. kandi nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nahindukira akareka icyaha cye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera amategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho, ntabwo azapfa. ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho, kuko yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, kubaho azabaho. nyamara ab'ubwoko bwawe baravuga bati imigenzereze y'umwami ntitunganye, ariko yaba imigenzereze niyo idatunganye. umukiranutsi nahindukira akareka gukiranuka kwe agakora ibibi, azapfa ari byo azize. ariko umunyabyaha nahinduka akareka ibyaha bye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, azabeshwaho nabyo. nyamara muravuga muti imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye. mwa b'inzu ya Isiraheli mwe, ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko imigenzereze ye iri. reka dusimbuke tujye ku murongo wa 30. kandi nawe mwana w'umuntu, ab'ubwoko bwawe bavugira ibyawe ku nkike no mu miryango y'amazu, umwe akavugana n'undi, umuntu wese na mugenzi we, bati nimuze tujye kumva ijambo rivuzwa n'Uwiteka iryo ari ryo. maze bakagusanga nk'uko rubanda ruza, bakicara imbere yawe nk'ubwoko bwanjye, kandi bakumva amagambo yawe, ariko ntabwo bayakurikiza, kuko berekanisha ururimi rwabo urukundo rwinshi, nyamara umutima wabo ukurikira inyungu yabo bombi. kandi dore ubamere nk'indirimbo nziza cyane y'ufite ijwi ryiza akamenya no gucuranga neza, kuko bumva amagambo yawe kandi ntibakurikize. ariko igihe ibyo bizaboneka ndetse biraje, nibwo bazamenya ko bahozwemo n'umuhanuzi. Imana mu ijuru itugirire neza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 19 turasoma kuri uyu murongo wa 17 tugeze kwa 20. umutwe w'amagambo aravuga ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso. turasoma duhereye ku murongo wa 17. ibyo bimenyekana mu Buyuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba, kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. kandi benshi bo mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni, babitwikira imbere ya rubanda rwose. babaze ibiciro byabyo, babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzovu 5. uko niko ijambo ry'umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Haleluya. dusomye amagambo y'Imana. nsomye amagambo y'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, dusoma no mu byakozwe n'intumwa. aya magambo Imana yagiye imishurira ibibazo by'abantu, imishurira ikibazo abantu bafite. mu by'ukuri dutuye mu isi irimo ibintu byinshi cyane, ku buryo umwana w'umuntu kubinyuramo ari ibintu bimugora cyane. ndetse rimwe na rimwe abantu bamwe barwara ibintu bita stress, abantu barwara iminaniro mu bitekerezo kubera ibintu bikomeye abantu tunyuramo. ndetse rimwe na rimwe abantu bamwe bakananirwa, bamwe bagapfa biyahuye, bakiyahura, akandika urwandiko akavuga ati ngewe sinkibashe kwihanganira ibintu ndimo gucamo hano mu isi. ukabona umuntu ariyahuye, rimwe akishyira mu mugozi, ubundi umuntu cyangwa se bakafata uburozi bakabunywa kubw'uko imibereho mu isi yabananiye.
isi irimo ibintu byinshi bitandukanye bishyushya ibitekerezo by'abantu, ndetse abantu bakananirwa rwose. Ndetse abashakashatsi birirwa bakora ubushakashatsi kugira ngo bashake uburyo barwana n'ibibazo byo mu isi kugira ngo barebe ko babishobora. Amashuri abaho abantu biga uhereza primaire cyangwa se za maternelle ukazageza mu mashuri abantu biga mu rwego rwo hejuru, abantu bashaka uburyo bahangana n'ibibazo, kandi bagenda bavumbura rwose, bakagenda bavumbura ibintu by'ubuhanga n'ubuhanga, bagakora ibintu by'ikoranabuhanga, bakavumbura ibintu by'imibare, bakavumbura amaformule adasanzwe yo gukora ibintu bihanitse, ariko ibintu bikanga bikaba bya bindi, ugasanga nta kintu gihinduka, abantu barakomeza kuba mu miruho rwose. Ndetse n'abakomeye bakicara bakabyigaho, bagakora amanama akomeye, hakaba imiryango ikomeye ishinzwe guharanira amahoro, ishinzwe kurwanya ibibazo, abantu bakicara bakiga imigambi, bagakora iyo bwabaga kugira ngo barebe ko barwana n'amakuba n'ibibazo byo mu isi, ariko ugasanga ibintu biracyari bya bindi. Ariko wakwibaza ngo mbese ni iki gituma abana b'abantu bakora iby'ubuhanga? Rwose abantu ni abahanga pe, abantu buriya ni abahanga, abantu ni abahanga. Buriya n'umusomye mu gitabo cya Yobu igice cya 28 ugahera ku murongo wa mbere, Yobu yagiye abivugaho, ariko ngo ni ukuri ifeza igira urwobo yacukuwemo, n'izahabu ikagira uruganda icurirwamo, ariko ati ubutare bukurwa mu butaka, kandi ibuye rengeshejwe rikavamo icyuma, rikavamo umuringa. Ati umuntu akora iby'ubuhanga, akagenzura umwijima akawumaraho, akagera mu rugabano, akurikiranye ubutunzi buri mu mwijima buhishwe. Ngo umuntu ngo agacukura mu rwobo kure y'aho abantu batuye, akurikiranye amabuye y'igiciro cyinshi, ngo akagera ahantu mu mwijima w'icuraburindi, bikamugeza aho bimusaba gutendeka ibirenge mu kirere, agakorogoshora akurikiranye ubutunzi n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ngo kandi ijisho ry'umuntu rireba ibishwe rwose iby'agaciro kenshi cyane. Ngo umuntu akakorogoshora ashakisha rwose, ngo akagera ku mabuye y'igiciro cyinshi ayakurikiranye. Ngo ariko kandi nubwo bimeze bityo, ariko ati ni ukuri iyo nzira nta gisiga na kimwe cyo mu gasozi kiyizi, ndetse n'ikizu cyitegereza cyane iyo nzira ntabwo kiyizi, ntabwo kiza aho amabuye y'agaciro aba. Ariko ati n'inyamaswa z'inkazi zibona, buriya hari inyamaswa zigira ubwibone, zigera mu ishyamba zibona, yakureba ukabona ati irandangiza rwose, kandi ukabona irabikora gitware, ukabona ifite ubutware. Ariko ngo n'inyamaswa z'inkazi iyo nzira ntiziyizi, ngo intare ziteye ubwoba ntabwo iyo nzira zigeze kuyimenya. Ngo ariko umuntu we ahishura ibihishwe, ngo agomora imigezi bakayibuza gutemba, umuntu agakora iby'ubuhanga buhanitse. Arangije ariko atari kose nubwo bimeze bityo, ubwenge buba hehe? Ko ubwenge buhishwe abantu bari mu isi y'abazima. Yobu yagaragaje ko nubwo umuntu akora ibintu bimeze bityo, nta bwenge bubirimo. Ni ukuri umwana w'umuntu akora ibintu bikomeye. Ubu izi mikorofone tuvugiramo na biriya byuma byose biri hariya byakozwe n'abantu. Aya matelefone dufite ni abantu bayakoze. Izi modoka ziparitse hanze zakozwe n'abantu. Indege ziguruka mu kirere ni abantu bazikoze. Ibyogajuru amasatelite aragenda ni abantu babikoze. Haleluya! Abantu bakora iby'ubuhanga, ariko ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko ibyo byose nta bwenge bubirimo. Inyamaswa zo mu gasozi ziravuga ziti ntabwo tuzi. Ngo ikuzimu ho hasi mu nyanja ubwo bwenge ntabwo bazi, ntabubayo. Ngo ubwenge ntabwo wabugura ifeza cyangwa se izahabu, ni wabugura amabuye y'igiciro cyinshi yitwa za marijani, n'ayandi yitwa za shohamu, ngo n'andi mabuye y'igiciro cyinshi yitwa za fezaruka, n'ibirahure byiza cyane, ngo ntibyagura ubwenge. None si ubwo bimeze bityo, ubwenge buba hehe?
arangije aravuga ngo cyakoza ikuzimu na kirimbuzi ngo byigeze kuvuga ngo twumvise ubuhuha bwabwo bunyuraho bugenda, ariko twabushyikiriye. aravuga ngo imana niyo izi aho ubwenge buri. hareruya, hareruya. ngo imana irangije iragenda yegera umuntu, iramwegera iramwongorera, iramubwira ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. amina, hareruya. dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. iyo usomye muri Zaburi y'Ijana-na-10 umurongo waho 11 hariho kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe ryabo ngabo rihoraho iteka ryose. imana mu ijuru itugirire neza. hareruya, hareruya. buriya rero reka mbabwire, ni ukuri isi iranyeganyega kandi n'imfatiro zayo zirajegajega, zirajegajega. ariko se ni iki cyateye imfatiro z'isi kujegajega? ni iki cyateye imfatiro z'isi kunyeganyega, isi ikaba idandabiranye rwose? mu Mubwiriza mu gice cyaho cya 7 umurongo wa 29 ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaremye umuntu utunganye rwose, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. undi mwanditsi aravuga ngo rega ibuye abubatsi banze niryo ryari rikomeza imfuruka. Haleluya, haleluya. ubu rero mwabantu mwe, isi igeze guhura n'akaga, isi igeze guhura n'akaga, na n'uyu mwanya turacyahura n'ingaruka zabyo. isi yaguyeho ikibombe cyitwa icyaha. isi yaguyeho ikibombe cyitwa icyaha. icyo kibombe cyaraje kirasenya, kirarimarima, kirarimarima, ibisigaye kibihindura ibisenzegeri. na n'uyu mwanya abantu bakidandabiranishwa n'icyo kibombe cyaguye mu isi. mu mateka hari intambara ya kabiri y'isi yose yigeze kuba mu isi. intambara ya kabiri y'isi yose yabaye ntabwo ari kera, ni muri ino myaka mu 1940 gutyo na za 40 na kangahe habaye intambara ya kabiri y'isi yose. iyo ntambara ibihugu byari bikomeye cyane muri yo ni igihugu cy'Amerika n'igihugu cy'Ubuyapani. igihugu cy'Ubuyapani cyari gifite imbaraga nyinshi, cyari kimereye nabi igihugu cy'Amerika. Amerika irangije iragenda kugira ngo ibashe kurwana urugamba, ifata ibisasu bya kirimbuzi 2. hanyuma ibyo bisasu iragenda ibirekurira. igisasu cya mbere kigwa mu mujyi witwa Hiroshima, kigwayo uyu munsi. ikindi gisasu bakirekura ahandi hantu hitwa Nagasaki, kigwayo ejo, kigwa nk'ejo haho. ibyo bisasu byaraje bisenya umujyi wose wa Hiroshima, urashya urakongoka, ibintu byabo bihinduka ivu. ariko ahantu cyituraga cyarazamukaga mu kirere, ibivungukira byacyo bikongera bikagwa ahandi, bikongera nabyo bikatwika, bikongera bikazamuka mu kirere, bikongera bigatwika ahandi, ku buryo byatwitse ubuso bunini cyane buruta uko uyu mujyi wa Kigali ungana. uwo mujyi wose uhinduka amatongo. bigeze n'ahandi hantu bita aho ngaho Nagasaki, naho bigenda uko nguko, bituma kugeza na n'uyu munsi, kandi ni mu myaka y'1940, ndababwiza ukuri ko n'uyu munsi abantu bo muri yo abantu bari batuye aho ngaho, ababakomotseho na n'uyu munsi baracyabyara abana b'ibiceceti, bakabyara abana b'abakajorite, bakabyara abana bafite ingaruka za cya gisasu cyatewe muri 40. n'uyu munsi abantu bari kuvukira aho hantu bari kuvukana ingaruka za cya gisasu, z'ibyo bisasu. rero abantu iyo babyumvise bakuka umutima. ariko iyo mwari muzi igisasu cyaguye ahantu bita muri Edeni, cyitwa icyaha gikozwe na Adamu, n'uyu munsi abantu bavuka uyu munsi baracyahura n'ingaruka z'icyo gisasu cyaguye muri Edeni.
nubwo abahanga bakora iby'ubuhanga gute ntabwo banesha, nta nubwo bagarura amahoro, nta nubwo babasha gushyira ibintu mu murongo, ahubwo dore aho ikibazo kiri nicyo gisasu. Hari umugabo wigeze kutubwira atubwira ati mu minsi yashize mperutse kujya muri Egiputa hariya kwa Farawo. Ati ndangije ngezeyo mbona umujyi waho witwa Kayiro. Ni umujyi ubona urimo amazu ashaje, umujyi ubona ko udafite isuku ihagije, ni umujyi ubona ko umeze nk'urimo akavuyo. Ati ndangije mbaza Umunya-Egiputi wari urimo ugenda asobanurira ibyaho, ndamubaza ni ukubera iki uyu mujyi wanyu umeze gutya kandi tuzi ko Egiputa ari igihugu cya kera cyakagombye kuba kigeze ku rwego rukomeye. Arangije ngo aramusubiza ngo umva nkubwire, ibyago 10 byabaye muri Egiputa ubwo Imana ari igiye gukura ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa. Ibyago 10 byahabaye n'uyu munsi biracyadufiteho ingaruka twebwe Abanyagiputa b'uyu munsi. Ndangije ndibaza niba ibyaha Farawo yakoze kiriya gihe mu myaka 2000 mu 4 ishize, kuko kuva Abisirayeli bava muri Egiputa kugeza uyu munsi haciyeho imyaka 4 n'utundi tw'udusago. Ariko nkibaza niba imyaka 4 Abanyegiputa bakibabajwe n'amaboko y'Uwiteka baremereye icyo gihe, niba ibyago byababayeho, wowe icyaha ukora uyu munsi kikumereye gite? Niba mu myaka 4 Abanyegiputa bababajwe n'ibyaha byakozwe na Farawo, wowe icyaha ukorera mu rugo rwawe kimeze gite ku bana bawe? Maze abantu bigavuga ngo yomba Adamu ngo simba narakoze icyaha n'ukuri ngo manaririnze, yomba Eva simba narakize. None kuki wowe unanirwa kwirinda? Umva ijambo ry'Uwiteka, haleluya. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Arimo abantu bamwegeze kumbaza ati ko kuki mu itorero mu materaniro mudakunda gusengera indwara, mudakunda gushyira akanya ko gusengera indwara? Ndangije ndabwira ahubwo nkunganire, kuki wa mugani ahubwo se kutambaje kuki tudasengera n'ubukene ngo tubwirukane? Ati nyine iyo musengera indwara n'abarwaye inzara nabyo burya bigendeyemo. Nagira ngo ngutangarize nkubwire ko ikibazo abantu bafite si indwara, ikibazo abantu bafite si ubukene, ikibazo abantu bafite si ikindi, ahubwo ikibazo abantu bafite ni icyaha. Gifite ubumara, gifite uburozi n'ikabutindi. Icyaha kiracengera kikinjira mu igufa, kikamunga umutima, kikinjira mu bwonko mureba ukagira ngo ariho atariho. Umwana w'Imana yicaye mu ijuru arabireba biramubabaza, abona ukuntu satani abyina intsinzi ku mwana w'umuntu, arabireba biramubabaza, aramanuka. Haleluya, haleluya. Yisiga ubusa aramanuka, haleluya, aramanuka aza gukiza abantu ibyaha, adusigira inzira neza, arayitwereka, araduhugura, atwigisha inzira yo gutsinda ibyaha, yo kunesha icyaha, arayitubwira, arayidusobanurira. Haleluya. Oretostisi ropatevo, adukura muri Uri y'Abakarudaya mu bwenge buke,
atwungura ubwenge, aratwigisha, aradusobanurira, adukura mu moko, adukura mu busambanyi, adukura mu bunywi bw'itabi n'urumogi n'inzoga z'amoko yose, adukura mu by'ubugoryi bwinshi, arangije atwigisha inzira y'ubugingo, arangije atwemerera byose ko azabana natwe kuzageza ku mperuka y'isi. Haleluya! Ariko abantu ntibakunda ibyo, ntabwo bakunda ibyo, kuko umwanzi yabariganije. Umva nkubwire ukuntu ijambo ry'Uwiteka rivuga. Haleluya! Niyo magambo Uwiteka avuga, wowe mwana w'umuntu, tega amatwi wumve. Abantu nibicara bakitoranyamo umurinzi, bakamushyira ku nkike kugira ngo arinde umugi cyangwa se arinde umurwa, hanyuma umurinzi akicara ku nkike akitegereza, hanyuma akabona umurwa utewe n'inkota, hanyuma naburira abo mu murwa ngo bahunge inkota, hanyuma umurimbuzi akaza akarimbura abo mu murwa, abo bantu bazapfa, koko rwose bazapfa. Ariko ndakubwiza ukuri ko amaraso y'uwo murwa nzayabaza uwo murinzi, kuko ataburiye abantu ngo bahunge inkota ije kurimbura. Ariko naburira abantu, yamara kubaburira, abantu ntibabyiteho, abantu bakanga guhunga, uyu murimbuzi azaza arimbura aba bantu. Ariko uyu muntu sinzamubaza amaraso y'aba bantu, kuko azaba yababuriye kugira ngo bahunge umurimbuzi. None mwana w'umuntu, dore nakugize umurinzi w'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Nimbwira umunyabyago gupfa kuzapfa, hanyuma n'uburi umunyabyago yihana ibyaha bye azapfa azize ibyaha bye, ariko ubugingo bwe nzabukubaza. Ariko n'uburira umunyabyaha ngo ahunge ntabyiteho, azapfa azize ibyaha bye, ariko ubugingo bwe sinzabukubaza, kuko uzaba wamuburiye rwose akanga kumva imiburo. Umva, erega nimutega amatwi mwumve, ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ngo ibyaha ni twebwe biriho, kandi ntabwo bitwica neza, bitwica nabi. Iyo bigiye kutwica bitwigirizaho nkana, kuko bizana ubumara bwinshi bikatujugunya muri rwa rwobo, muri gehinomu y'umuriro, aho urunyo rwabo rudapfa cyangwa urubore, aho abantu bahora bahekenya amenyo baruma indimi zabo, aho imibabaro ari myinshi, aho kugubwa nabi kubaye kwinshi ku bana b'abantu. Umva, mutega amatwi, ibyaha bigira ubumara, ntibitinya abakomeye, ntabwo bitinya abize amashuri, ntabwo bitinya mu miryango ikomeye. Ibyaha bifata umuntu bikamusuzuguza, bikamuhindura ubusa. Abashumba n'ibireba ntabwo bibatinya, ntabwo bitinya abapasiteri n'ababwirizabutumwa, ntabwo bitinya abavugabutumwa, ntabwo bitinya amakorari, abadiyakoni bibatinya. Ibyaha ntabwo bitinya. Ibyaha byinjira bikinjira no mu nzu z'abami, bigahangara ingabo zikomeye n'abakuru b'ingabo, bikabategeta. Ibyaha ntibitinya. Uwakigezeho wese nubwo yaba yera de, kiramwanduza, ntabwo kimusiga neza, ahubwo gisiga kimusiza icyasha. Icyaha ni kibi bene data, kiragatsindwa n'Uwiteka, kandi cyonona n'ubwenge, kikonona ubwenge bw'umuntu, kikamuhindura umupfapfa, kandi rwose ari umuntu w'umugabo. Ibyaha bene data bitwica nabi. Niyo mpamvu ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye ngo, umva nkubwire, gukiranuka kw'abakiranutsi ntabwo kuzababeshaho umunsi batandukire bagakora icyaha, ni ukuri imirimo yabo ya mbere yose izibagirana. Mbega ikinyagwa, mbega ukuntu ari kibi, ikintu cyiza kigasiribanga imirimo yo gukiranuka umuntu yakoze avunika. Hari umugabo ufite ubutware. Haleluya, haleluya. Hari umugabo ufite ubutware, ufite n'ubushobozi, ni umuhanga. Haleluya, akaba uwa mbere, agakurikira burundu, akakirangiza. Haleluya. Umugabo witwa Yesaya yarabibonye, arabyitegereza. Haleluya, haleluya. Aravuga
ngo wumve inkuru nziza, iyi nkuru nziza y'agakiza, n'ibyaha byatukura uwo mugabo araza akabyemera, haleluya, akabihindura umweru hagasa na shelegi, haleluya, nk'ubwoya bw'intama bwera de, haleluya. Ati rega nimuze tujya inama, niko Uwiteka Imana avuga, kuko imbabazi zabonetse, ngo imbabazi zifata icyaha zikagikubita hasi zikakirangiza, zarangiza zikakishima hejuru, haleluya. Imbabazi zigahagarara zikema hejuru y'icyaha zikakishima hejuru, haleluya, haleluya, haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo, umugabo wo guhamya, ukiranuka, inkomoko y'iby'Imana yaremye byose, haleluya. Intare mu muryango wa Yuda, umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bigasa n'umuriga w'umuteke, umugabo mwiza ugendera hagati y'ibitereko birindwi by'abatabaza by'izahabu, haleluya, haleluya. Yaratugendereye aratwigisha, haleluya, uburyo umuntu atsinda icyo kinyagwa kikibagirana, haleluya. Yarangiza akakwambura ubushwambagara, akakwambika imyambaro myiza yo kwera, haleluya. Bagasigara bavuga ngo uriya muntu rero ngo uzi ukuntu kera yari ameze, ngo ntabwo wamumenya, ntabwo wamenya ko ari we. Hari abana twiganye, umwana umwe yigeze kumbona aravuga ngo mana yanjye, jiri ukuntu yari umuvuwayo, yakoresheje ijambo ry'igifaransa aravuga ngo ukuntu yari umuvuwayo ntabwo wamenya ko ari we. Haleluya. Imana mu ijuru tugirire neza. Umwami wacu Yesu Kristo yazanywe no gukiza abantu ibyaha, yazanywe no gukiza abantu ibyaha, yazanywe no gukiza abantu ibyaha kugira ngo batarimbuka. Umugabo witwa Nikodemu yaramusuye, aramusura kubera ibyaha no kudandabirana kw'ibyaha. Yagiye yikinze ijoro, agenda yihishe adashaka ko abantu bamureba. Arangije aramureba aravuga ati Nikodemu, umva nkubwire, ukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu ati birashoboka bite ko navuka ubwa kabiri nkuze? Aravuga ati umva Nikodemu, menya neza yuko icyabyawe n'umubiri ari umubiri, ariko icyabyawe n'umwuka ari umwuka, haleluya. Arangije aravuga ati rero hari igihe muzagira gutya mukabona umwana w'umuntu, haleluya, amanitse ku giti nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, niko n'umwana w'umuntu akwiriye kuzamanika ku giti, haleluya. Ibi bintu rero bene data bifite icyo bivuga, bifite icyo bivuga. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu akayimanuka hejuru ku giti, uyirebye wese agakira, ni nako n'umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Nikodemu ati byashoboka bite se kumanikwa? Se umumaro wo kumanikwa n'uwuhe? Umumaro wo kumanikwa n'uwuhe? Aramubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera ntabwo azacirwaho iteka, ariko utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege, haleluya. Nikodemu ati uku gucirwaho iteka se ni ukuhe? Aravuga ati uko gucirwaho iteka ni uku, umucyo waje mu isi, abantu bakunda umwijima kurutisha umucyo, bitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Umuntu wese ukora ibibi akunda umwijima, kugira ngo ibyo akora bitamenyekanira abantu. Ariko umuntu wese ukora ibyiza aza mu mucyo, kugira ngo ibyo akora bigaragarire abantu ko byakorewe mu Mana koko. Amena. Ubwo ikintu yaramwigishije kwatura ibyaha, kubera ko umuntu wese ukora ibyaha abikora yihishe, kuko Satani shefu w'ibyaha ni umwami w'umwijima, ni umwami w'ibishwe,
ni umwami w'ibintu bihishwe, ni umwami w'amabanga y'umwijima, ariko Yesu yaje ari umwami w'umucyo. Haleluya! niyo mpamvu ibyo byose byabereye ku mucyo no kubambwa kwe kubera ku mucyo. Haleluya! ariko shitani ajya kuriganya umwana w'umuntu, yamuriganyije rwihishwa n'amacenga y'abadayimoni. niyo mpamvu ari umwami w'umwijima, ibyo byose bibera mu mwijima. iyo umuntu agiye gusambana arabanza agacunga ko nawe umureba mu nzu ya maraya akaba arinjiye, ati ariko nta muntu mbonye, nta muntu mbonye. umuntu wese yagiye kwiba arabanza akareba agacunga ko nawe umureba, akareba pya akaba yumanganyije ati nta cyaha n'iki na kimwe kibera mu mucyo. buriya kubeshya ni shefu y'ibyaha byose. impamvu umuntu abeshya kugira ngo ahishe ibibi bye. ubundi ikinyoma ni ishuka y'ibyaha, ni ikuvurori yorosa ibyaha. niyo mpamvu kubeshya ari shefu y'ibyaha bikomeye. umuntu arakwanga, umuntu shitani yamwigishije kubika icyaha no kugihisha ku buryo aremera akagusekera, ariko umutima yumva yakurangiza agaseka akumutima agati wakibena umutwe. mbese araseka kugira ngo utamenya yuko ababaye. ibyo bintu byose nibyo Yesu yaje aje gukuraho. Yesu yaje aje gushyira ibintu ku mucyo. haleluya haleluya! umunsi umwe yabwiye abigishwa bati ndumva nshaka kujya i Yerusalemu kandi nciye i Samariya, ati kandi turanyura mu mudugudu witwa Sukara. ageze mu mudugudu witwa Sukara, ahageze ngo hari umugore wakoraga umwuga w'uburaya asambana, kandi uyu mugore yashakaga guhora bisha. arangije avuga ati njyewe sinjya kuvoma mu gitondo haba hari abavomyi benshi, sinjya kuvoma nimugoroba haba haje abavomyi benshi, ndagenda saa sita abantu bose bari ku meza nta muvomyi turi buhurireyo. arangije Yesu nawe aba yahageze. haleluya haleluya! aba yahageze. haleluya! aza kumwigisha kwishyira ku mugaragaro no kudahisha ibyaha bye. haleluya! arangije Yesu aba yahageze. ako kanya aramugendera ati ariko wampaye ku mazi yo kunywa? undi kuko amaboko yera mu base ati reka da, none se kuri umuyuda nkaba umusamariya unsaba amazi uti? Yesu aravuga ati umva nkubwire, hari ikintu kiruta ibyo utekereza. iyo wamenyaga impano y'Imana ukamenya no gusabye amazi uwo ari we, uba umuhaye ku mazi, hanyuma nawe haleluya uba umubwiye nawe akagwa ku mazi y'ubugingo, amazi amara inyota. ati unywa kuri aya mazi ntabwo azagira inyota ukundi. haleluya! uyu mugore ati ni ukuri mbonye umuntu umpa amazi amara inyota, sinzongera kugaruka kwiriba guhurira n'abagore natwariye abagabo kwiriba nabangiza amahirwe. ati nigisha wampaye kuri ayo mazi. haleluya! Yesu aravuga ati umva nkubwire, si usabye amazi y'ubugingo? nubwo utayazi ngiye kuyaguha. haleluya haleluya! Yesu amwinjiza mu nzira yo kwatura ibyaha, amwinjiza mu nzira yo kwatura ibyaha. kuko Yesu arangije ati genda uzanire umugabo wawe. wumvise ahantu Yesu amukatishiriza? kugira ngo uhabwe amazi y'ubugingo ugomba gukatira ku nzira yo kwatura ibyaha. haleluya! amukatishiriza aho ngaho ati genda uzanire umugabo wawe. umugore ati yumva nkubwire, nta mugabo ngira, nta mugabo mfite. Yesu atumbwije ukuri rwose, kuko n'uwo mwararanye iri joro atari uwawe, n'abagabo 5 bose umaranye iminsi bose si abawe. wa mugore ati ati ni ukuri ibyo bintu uvuze menye ko uri umuhanuzi. haleluya haleluya! menye ko uri umuhanuzi. haleluya!
ati menya ko uri umuhanuzi, ati rega n'ubundi mwagira ngo Yerusalemu niho basengera honyine, ati kandi ba sogokuruza Yakobo banywaga ku mazi yo kuri iriba. Aramubwira ati umva mugore, igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data by'ukuri bazaba batamusengera kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo abasenga data by'ukuri musengera mwuka no mu kuri. Haleluya, haleluya. Mu Migani mu gice cya 28, haleluya, ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu yihisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Haleluya. Iyo usomye mu gitabo cya Yobu igice cya 31, haleluya, abari ku buhanga bw'ibyuma muzamure kugira ngo mikoro ibashe kumvikana. Haleluya. Yobu, uri igitabo cya Yobu muri Bibiliya nicyo gitabo cyanditswe mbere y'ibitabo byose byo muri Bibiliya. Nicyo gitabo utazasangamo izina Isiraheli, cyanditswe na Mose. Yobu yabayeho kera, yari umwami w'igihugu cya Edomu, mu gihugu cya Usi yari umwedomu. Yobu yari umukiranutsi, ariko no ku gihe cya Yobu bihanaga ibyaha. Uzabibona mu gice cya 31 ahamya ibyo gukiranuka kwe. Haleluya. Yobu yagiye abivuga, aravuga ati njyewe, ati ni ukuri sinabasha kwifuza umukobwa, ntabwo amaso yanjye yabikora, kandi sinahaza imfubyi hanze, ati abashyitsi ndabugururira, ntabwo nitegereje izuba ngo ndiramye, nta nubwo nigeze mfata ikiganza cyanjye ngo nyinywereho isubyo. Arangije aravuga ati hari ubwo nahishe ibyaha byanjye mu gituza nka Adamu, hari ubwo natwikira ibicumuro byanjye nka Adamu, ngahisha ibyaha byanjye mu gituza, mbitewe no gutinya iteraniro rinini no kugabana indi miryango bigatuma nceceka sinsohoke. Aya magambo nayo yasomye ndavuga ni no mu gihe cya Yobu abantu bihanaga ibyaha babyatura. Aya magambo ni ukuri amadini abaye menshi, kandi abantu bagoreka ijambo ry'Imana babaye benshi. Mu minsi ishize numvise umuvugabutumwa ari kwigisha, ari kuvuga ukuntu ngo ibyaha abantu bakwiriye kubyihana. Arangije aravuga ngo reka da, ngo ubundi ngo hari amadini twabayemo bavuga ngo reka da, muri ino minsi ntabwo abantu bakwiriye kwatura ibyaha, ntabwo bakwiriye kwatura ibyaha, ngo abantu b'iki gihe babaye injajwa, ngo umugore ngo yatura ko yasambanye, ngo yamara kwatura ko yasambanye, ngo inkuru ikamusanga mu rugo, ngo igasenya urugo. Ubundi si ubwo rwari ruharira? Ubundi nabangiza amahirwe uwo tubana akihana, narangiza nkamurwanya, cyangwa niba nakwishima. Ngo abantu babaye injajwa, ngo ibyaha ngo ntabwo bigikwiriye kwaturwa, ahubwo hari ahantu bavuga ati abasambanye, umva bata abantu mwese muri iri teraniro nimwubike imitwe yanyu muhumirize musinzire. Ati nihagira umuntu ureba amaso ye Imana irayashiririza irayamena, abantu bose bagahumiriza. Ati haragira umuntu ureba amaso arashirira. Ati abasambanye ntibazamura ikiganza. Ati umuntu ureba ni umwigisha na pasiteri wenyine. Ati nihagira undi ureba, ati Imana irayamena. Abantu bagahumiriza, bati abasambanye mugire gutya, bakagira gutya, ati mumanure, bagahita bamanura. Ati Imana ibababarire. Abarozi muzamura ibiganza. Ati haragira umuntu ureba, Imana irayamena, bakamanura. Mwabyumvise? Ubwo ni uburyo bumwe abantu bakoresha. Ahandi bene dareka mbabwire iki kintu, ese mwari muzi ko buriya kiliziya kera habagaho itorero rimwe ryitwa Kiliziya Gatolika? N'iryo itorero ryaberagamo hakabamo agakiza. Hajya kubaho abaporotesita, haje umugabo witwa Martin Luther. Martin Luther atora ingingo 89
bakora ikintu biteje proteste. Buriya bavuga ngo protesta bituruka ku nshinga yitwa proteste, guhakana. Bagenda bavuga ngo je proteste, turabihakanye, ndabihakanye. Ibyo bahakanaga ni iki? Mu gihe cya Martin Luther abantu baragoretse uburyo bwo kwihana ibyaha, habaho ikintu bitaga indulgensiya. Indulgensiya nibyo uyu munsi bijyana n'ibintu bita penetensiya. Indulgensiya kwari ukugenda ukegera padiri ukamwongorera ibyaha byawe. Padiri akakubwira ati kugira ngo Imana ikubabarire uratanga ikiru cya $5,000,000. Bakakureba uko uhagaze akavuga ati wowe uratanga $5,000,000 kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Undi bakakubwira ati wowe turaguca $500,000, wowe turaguca $30,000 dukurikije uko tubona umeze. Nta muntu n'uyu n'umwe bemereraga yuko ababariwe ibyaha adatanze amafaranga. Icyo kintu cyitwaga indulgensiya mu ngingo 49 Martin Luther yahakanye. Ingingo ikomeye muri zo ni ukurwanya indulgensiya. Uriya Roma yakijijwe n'ikintu bita indulgensiya. Bari baragoretse kwihana ibyaha. Martin Luther agarura inzira y'ukuri avuga ngo umva mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Haleluya. Nigeze kumva umwigisha ari kuvuga ngo dore ngo uku guhagarika abantu imbere, ngo umuntu agahagarara imbere y'abantu akavuga ngo Imana imbabarire gusambana, Imana imbabarire kwiba, ngo ntabwo ari byo. Umuntu numva nawe akatishije abantu, yabakatishije kuri radiyo yavugiragaho ubutumwa, arangije aravuga ngo ahubwo ngo abantu urabahamagara ngo warangiza ngo ukabasubirishamo amagambo kuko abantu b'iki gihe babaye injajwa, ngo ushaka kwihana ibyaha abantu bakagenda babivuga muri karitsiye yose. Ariko reka nkubwire, abantu bamvuze umva bene da twarapfuye, nimukatubone duhagaze imbere yanyu, twari twarashize, twari abantu babi, nari umuntu mubi imbere y'abantu bose. Imana yambabariye, nabura kuvuga ibyo yambabariye. Ubu nananirwa kuko Imana yambabariye ubusambanyi. Nshaka maze kubaka urugo, madamu wanjye naramwicaje muherera ku murongo ibyaha by'ubusambanyi byose nakoze, mpera ku murongo nkajya mubwira nti nasambanye hanaha gutya na gutya, ati hanyuma ati nsambana naka gutya, ati hanyuma byagera byamara kuba ikirundo, ati mbabarira ntabwo nshaka kubyumva, ikiraho rekeraho. Nkahita mvuga nibura ararushye reka ndekeraho, nkarekeraho. Ariko nkaba nzi icyo nkoze. Haleluya. Nashaka kumwibwira ngo azabane n'umuntu amuzi neza. Haleluya. Ejo mu gitondo akambwira ati hanyuma se icyakurikiyeho ni iki? Ni hanyuma ndongera nsambana na kanaka. Ati yewe urekeraho babarira urekeraho. Nkavuga nti Imana ishimwe uburarushye reka nkuruhure, nkaba ndekeyaho. Ejo nkasubukura, nabyatuye iminsi 3 ngenda mubwira ibibi byanjye byose kugira ngo abane n'umuntu amuzi neza. Haleluya. Umva ibya Pawulo yabwiye Abaefeso, arabwira ngo ibintu twakoraga byari ibintu biteye isoni, ngo byari ibintu bibi biteye isoni kubivuga. Arangije ngo ariko ikintu cyose cy'umwijima iyo kimurikiwe n'umucyo nacyo gihinduka umucyo. Ubu iyo ndimo kukubwira ibyaha byanjye, nawe wabikora ukirimo kubikora bihita bikubwiriza ubutumwa. Ntabwo ibyaha byanjye bigiteye isoni, ahubwo ibyaha byanjye birimo biravuga ubutumwa uyu munsi. Haleluya. Nari umunywi w'itabi n'urumogi, nabaga urumogi nkageraho numva hano hari kundya nkahita nshima hano. Nanywera itabi ry'urumogi ku ishuri, najya kwiga nk'imibare nkumva ngiye gusara neza, nkumva hano hari kundya nkashima hano. Nakundaga kuhashima kubera itabi. None nzabure kuvuga ibyo Yesu yankijije. Ubu nyimara gukizwa nize kugenda neza. Nagendaga maze gukizwa ndabonesha kumera nk'uko Imana yandemye. Haleluya. Nkiga gutambuka neza, nkajya ntambuka neza,
nkumva birimo biraza nkongera nkakata, niga kugenda neza uko Imana agize gute yandemye. N'ibindi bibi byinshi by'ubugome. Haleluya, haleluya. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane imbabazi kugira ngo mukizwe. Ibyaha bikorerwa mu mwijima ariko bikwiriye kwihanirwa mu mucyo. Haleluya, haleluya. Ahangaha muri Efeso, mu byakozwe n'intumwa, Pawulo yageze muri Efeso abwiriza ubutumwa bwiza muri Efeso. Basengaga ibigirwamana, bakoraga iby'ubukonikoni, bari abantu babi cyane, basengaga imanakazi yitwaga Arutemu. Arutemu, kuko Pawulo yageze muri Efeso abwiriza ubutumwa. Ubutumwa bumaze kugera muri Efeso, abacuzi b'imiringa bacuraga ikigirwamana bita Arutemu baravuga bati ni ukuri uyu mugabo, aya magambo y'ubutumwa bwiza azanye hano, nta muntu uzongera kutugurira ikigirwamana. Nta muntu uzongera kugura ibigirwamana byacu. Ngo arangije akora inama n'ababigurishaga bose. Barangije ngo amaze kubabwira ngo muzi yuko twese ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Rero buriya abantu bakunda kuririmba ibintu batazi. Njya numva baririmbye bavuga ngo biva kuri uyu mwuga. Ariko aya magambo yavuzwe na Alexander umucuzi w'imiringa, umugome cyane warwanyije ubutumwa bwiza. Nuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga wo gucura ibigirwamana. None murabona yuko imanakazi yitwa Arutemu muri Efeso igize akaga. Ntabwo tuzongera kwicuruza haba muri Aziya ndetse no mu isi yose. Nuko ngo barangije bakora imvururu aho ahantu Pawulo yarakoze igiterane, ngo bagenda bavuga ngo Arutemu muri Efeso irakomeye, Arutemu muri Efeso irakomeye, Arutemu muri Efeso irakomeye. Arutemu yari imanakazi yo muri Efeso, yari iki gishusho mubona cya Bikira Mariya ateruye Yesu cyabayeho kera. Nicyo basengaga muri icyo gihe. Hanyuma ubutumwa bwiza bumaze kugira imbaraga, babandi basengaga bya bigirwamana baraza barihana. Haleluya. Batura ibyaha byabo babivuga mu mazina. Barangije ngo bafata n'ibitabo byabo, barangije ngo babizanira Pawulo bamwe ngo ibi bitabo twajyaga tubikoresha ubumaji. Bya bitabo barangije barabifata, Pawulo arabitwika. Amaze kumenya igiciro cyabyo, ngo byari ibitabo bifite agaciro kenshi cyane. None rero bene data, bene data, umwami wacu Yesu Kristo yaje kudukiza ibyaha. Haleluya. Abantu batazihana ibyaha nimubisuzugura muzajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariko rupfu rwa kabiri. Aho urunyo rwabo rudapfa cyangwa rubore, aho urunyo ruhora rujagata rurya abantu rubababaza. Umuriro uratwika ugatwika abantu, ariko inyo zaho ntizishya. Ababo bahora bahekenya amenyo, baruma indimi zabo bataka baboroga, bafite ishavu ryinshi bavuga ngo Mana watubabariye ukadukura mu isi, ukadukura ikuzimu ukadusubiza mu isi tukajya kwihana. Ariko byararangiye. Nyamara uracyafite uburyo bwo kwihana, ariko dushaka kwihana. Maraki yabivuzeho ngo dore haza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bazaba ibishingwe. Haza umunsi uzawutwika bashye bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwo munsi ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebwe aho Uwiteka izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, muzaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byanyu, kuko abanyabyaha bazaba babaye ibishingwe. Abantu bagira ngo ariko Imana yabikora. Imana izabikora, kubera ko nawe iyo uvuye kugura ibitoki ku isoko wabishyize ku munzani, ibishishwa byose n'imitumba babipimye, ariko iyo ugeze mu rugo ntabwo urya imitumba n'ibishishwa. Ufata igitoki ugashyira mu isafuriya, ibishishwa ukabijugunya n'imitumba ukajugunya. Kuki utibuka ko wabiguze amafaranga? Umukarani wakwishyuje ntiyakwishyuje n'imitumba, ntiyakwishyuje ibishishwa. Kuki utabigirira agaciro kandi byakuvunnye? Uko niko n'Imana itazagirira imbabazi abanyabyaha nubwo bayivunnye, ibatunze ibarera, ibatunze ibarema, inabatunzi bagaburira byose. Ntabwo Imana izabagira imbabazi. Icyo gihe abantu bazaba babaye ibishingwe. Nyamara muza mu nzu y'Imana, ngo umuntu wese akavuga na mugenzi we ngo ngwino tujye kumva ijambo rivuzwe n'Uwiteka iryo ari ryo. Ngo bakaza nk'uko Rwanda rwose ruza, ngo bakaguhagarara imbere, ngo ubundi ukabamera nk'umuntu uzi gucuranga neza, ufite indirimbo y'injyana nziza, ngo bakerekanisha iminwa yabo yuko ibyo Imana ivuze babyemeye, ariko imirimo yabo igakomeza kugaragaza yuko ari ibinyoma. Ngo ariko igihe kizagera muzamenya yuko mwahozwe mu muhanuzi. Imana mwijuru tugire neza.
uwiteka mana nkuru, imana igira neza, ndagushimye ndaguhimbaje. Aya magambo yawe mana ni ukuri dukwiriye kuyatanga uko yaduhaye. Ugire neza abantu bawe, ukize imitima y'ubwoko bwawe mana nkuru, mana y'icyubahiro, kuko utajya wishimira yuko abantu barimbuka, ahubwo ushaka ko abantu bose bakizwa ngo babone ubugingo. Rega ibyaha byica nabi, ibyaha n'uburozi bubi. Ugire neza ubwoko bwawe, ducyashye imyuka mibi, twirukanye shitani, twirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Aho umwuka wawe wera yururuke abana natwe, byose tubisabye Imana yacu twese mu izina rya Yesu, amen. Show